abwira abari bari kumwe nawe ati nimuhagarare, hari ikintu kibaye, hari umuntu nkozeho. Bibiliya yavuze ngo Petero n'abandi bigishwa babwira Yesu ngo abantu ni benshi, abantu barabyigana, nawe ukabaza ngo ninde ugukozeho? Yesu aravuga ngo umuntu nkozeho, ankozeho mu buryo budasanzwe, afite intego, ntago yapfuye kuza gusa. Dufite abantu bamaze gucibwa n'abandi intege, abantu bakubwira ko bidakunda, ariko mw'uyu mugoroba urasabwa gushaka inshuti zikwankuraje, zikubwira ko bishoboka, izikubwira ko bidashoboka. Urwo rukuta rusenye, ubivemo, ubwire Yesu ngo ndashaka kugukoraho. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihora, twahinduwe abana b'Imana, dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane tuzanezerwa cyane tuzaririmba nawe, tuzambikwa ikuzo, amarira azaba mu ijuru. Amen. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Christo bwanditswe na Matayo, ibice 11 umurongo wa 28. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu, ibice 11 umurongo wa 28. Bibiliya iravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ndasubiramo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Turarangiriza muri Mariko ibice 5 umurongo wa 25 tugere kuri 34. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko ibice 5 umurongo wa 25 tugere ku murongo wa 34. Reka dusome. Nuko hariho umugore wari imugongo, wari umaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane, benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora umwenda we gusa, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arababaza ati ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati ese ye. Abantu barabyigana, nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi, kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, amubwira ukuri byose. Aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Amen. Haleluya. Nitwa Singira nka Boniface,
umuvugabutumwa, inshuti y'itorero. Ndashimira Christo kandi umpaye umwanya kugira ngo tubane, kandi shimira n'umushumba wantumiye kugira ngo nze tuganire ijambo ry'Imana. Nk'uko umuyobozi wa gahunda yabivuze, turi inshuti kuko ntekereza ko urugendo ruri hano na Kigali amasaha y'umugoroba n'urugendo ruba rutoroshye, n'urugendo rukorwa n'umuntu uba wabitekerejeho kandi akabikora bitewe n'urukundo afitanye n'abantu. Hari haciye iminsi rero, turashimira Imana iducira inzira kugira ngo tuze tubane mu uyu mugoroba tuganire ijambo ry'Imana. Nshaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo gukora kuri Yesu ukaruhuka, gukora kuri Yesu ugakira, gukora kuri Yesu ukabaho, gukora kuri Yesu ukaruhuka, gukora kuri Yesu ugakira, gukora kuri Yesu ukabaho. Ahantu hasigaye ubuzima, ahantu hasigaye kubaho, ahantu hasigaye kuruhuka ni kuri Yesu honyine. Abantu bagiye bagerageza gukora ku bintu bitandukanye bikanga, ariko ngira ngo utangarize nk'uyu mugoroba wagize neza kuza mu iri teraniro. Ahangaha mu iri teraniro hariho umugabo ushobora gukoraho ubuzima bwawe bugahinduka, ubuzima bwawe bukaba bushya. Impamvu uyu mugabo tumukoraho ibintu bigahinduka, afite umwihariko, afite kamere ye adahuriyeho n'abandi bantu. Hari ibintu bitatu Yesu yihariye. Ikintu cya mbere, Yesu azi byose, azi byose. Mwandike ko Yesu azi byose. By'umugabo wawe atamenya, iby'abana bawe batamenya, iby'ubutunzi bwawe butamenya, Yesu arabizi. Waba wicaye ahangaha ibyawe tutabizi, ariko umugabo waje imbere, icya mbere azi byose. Icya kabiri, ashobora byose. Indwara abantu batakuvura, ibyo abantu batashobora, umugabo twaje imbere ashobora ibintu byose. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, aba hose. Ni umugabo uba hose, abera hose icyarimwe. Nimuvuge ngo amen. Ukora kuri Yesu ukaruhuka. Atanze itangazo muri Matayo, niwe wenyine wahagaze ku maguru ye, arahamagara, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Uyu niwe mugabo ugeraho unaniwe akakuruhura. Yarahamagaye aravuga ngo mwese abarushye. Ushobora kwibaza, indushyi ninde? Indushyi ni iki? Ni ibiki bitera kuruha? Abantu bararushye, abantu barananiwe, ariko habonetse umugabo uhamagara. Arimo arahamagara barushye. Umuntu ashobora kuruha yambaye ikote, umuntu ashobora kuruha afite diplome, umuntu ashobora kuruha afite ababyeyi, umuntu ashobora kuruha afite amafaranga, umuntu ashobora kuruha atahiwe, umuntu ashobora kuruha yarashatse, ariko habonetse umugabo uruhura. Arahamagaye, aravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndagira nte ndabaruhura. Bibiliya itubwiye umugore wari urushye, kandi ubu burushyi yarawumaraye igihe kirekire. Hari muri 68 yaravuze ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha ngo utaramire nteze icyo umbwira. Birakwiye kugomba kujya utarama ariko ufite amatwi yumva Imana. Nimuvuge ngo amen. Uyu mugore mw'iki gihe yamaze arwaye, agowe, ababaye, hari amakuru atari afite. Ikintu kigoye ubuzima bwawe nuko nta makuru ufite. Numara kumenya amakuru, ugasobanukirwa umugabo ushobora kugera imbere, ushobora gukoraho ugakira, uzaba muzima. Uyu mugore ngo aza kumenya ko hari umugabo witwa Yesu ushobora kumukiza icyago cye. Asigarana ikibazo cyo kuvuga ngo ese uyu Yesu nzamubona he, nzahurira he nawe? Baza kumuha amakuru, baramubwira ngo Yesu akunda gukoresha ibiterane, Yesu akunda kuba ari mu bitaramo, Yesu ahari haba hari abantu. Nugira umugisha ukamenya aho Yesu ari, ikibazo cyawe kizatungana. Bibiliya yavuze ngo hari umugabo witwaga Yayiro, yari umukoresha w'ikoro. Mwakiriya gice ngo yarwaje umwana. Uyu mwana wa Yayiro ngo yari afite imyaka 12 y'amavuko. Umwana warwaye, Yayiro ngo ajya kureba Yesu ngo aze kumukiriza umwana. Yayiro agiye kureba Yesu
wa mugore amenya amakuru ko Yesu araza kunyura aho ngaho. Aravuga ngo uko byamera kose umunsi wanjye n'uyu nguyu Yesu akaza kunkiza. Yesu ngo atambutse, atambuka mu mbaga y'abantu benshi. Wa mugore nawe aza muri ba bantu kuko yari afite intego, avuga ngo byanga bikunda uyu ni umunsi wanjye wa nyuma wo guhura na Yesu akagira icyo amarira. Ngo wa mugore arabyigana mu bantu. Indwara yawe kugira ngo ikire urasabwa gushaka umwanya uhagije wo kubyigana n'abantu kugira ngo ukore kuri Yesu. Uyu mugore ngo abyiganye mu bantu, ngo arazanyuza ukuboko mu bantu, ngo akora ku nshunda z'imyenda ya Yesu, ngo agiye kumva yumva isoko y'amaraso irakamye. Yesu nawe ngo amenya ko hari umuntu umukozeho, abwira abari bari kumwe nawe ati nimuhagarare, hari ikintu kibaye, hari umuntu nkozeho. Bibiliya yavuze ngo Petero n'abandi bigishwa babwira Yesu ngo abantu ni benshi, abantu barabyigana, nawe ukabaza ngo ninde ugukozeho. Yesu aravuga ngo umuntu nkozeho, ankozeho mu buryo budasanzwe, afite intego, ntago yapfuye kuza gusa. Dufite abantu basenga kubera ko habaye amateraniro, ariko wari ukwiye kujya ujya mu iteraniro ufite intego, ufite icyo ushaka kuri Yesu. Yesu aravuga ngo umuntu nkozeho, ankozeho mu buryo budasanzwe. Umugore ngo menya ko hari ikintu kimubayeho, ashyira urutoki hejuru. Yesu aravuga ngo kuzamuye ukuboko kubaye iki? Umugore abwira Yesu ngo ni njyewe ugukozeho. Aramubwira ngo ngwino ubwire abantu impamvu itumye unkoraho. Birakwiye ugomba gukora kuri Yesu ariko ufite impamvu itumye umukoraho. Umugore araza abwira Yesu ngo nari maze imyaka 12 mfite isoko y'amaraso idakama, narivuje ntaho ntageze, byaranze, ariko bari barambwiye ko ninkugeraho ikibazo cyanjye kizatungana. None nakugezeho ngukozeho, ndumva biciyemo. Yesu aravuga ngo mugore igendera amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Shaka kubabwira ibikuta 5 bibuza abantu gukora kuri Yesu, nibyo turaza gusengeramo, turaza kubihirika. Hari ibintu bituma abantu badakora kuri Yesu, hari ibintu bituma abantu bategera Yesu. Mwiri teraniro isengesho turaza gusenga, uze kubwira Imana ngo iki nacyumvise nicyo cyatumye icyago cyanjye kidakira. Nuza kumva aya magambo, nuza kwemera ko dusenga dusunika ibi bikuta bituma udakora kuri Yesu, uyu mwaka urajya kurangira nawe warakoze kuri Yesu, hari ibyabaye mu buzima bwawe. Igikuta cya mbere kibuza abantu gukora kuri Yesu, untega amatwi wawe uri kunyumva nawe unkurikiye. Igikuta cya mbere kibuza abantu gukora kuri Yesu ni igikuta cyitwa intege nke. Uyu mugore yari afite intege nke z'imyaka 12, yari amaze arwaye, umubiri we waracitse intege. Rero dufite abantu bafite intege nke z'igihe kirekire bamaze mu kigeragezo, ku buryo banatakaje icyizere, ku buryo no kubabwira gukora kuri Yesu bumva bidashoboka kubera intege nke z'igihe kirekire bamaze mu kigeragezo. Yari amaze imyaka 12. Iyo umaze udafite akazi sinyizi, iyo umaze utabyara sinyizi, iyo umaze ukodesha sinyizi. Izo ntege nke ugomba kuzirwanya, ugakora uko ushoboye, ukavuga ngo ndazirwanije, gahunda yanjye ngomba gukora kuri Yesu. Urugamba dufite, impamvu tudasubizwa, dufite intege nke z'uburambe bw'ikigeragezo, tukumva ko Yesu hari ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye. Ariko uyu mugore yavuze ngo byanze bikunze uru rukuta rwitwa intege nke ndarurwanya, ndukubite nkora uko nshoboye, nkore kuri Yesu. Uri umunyantege nke biragoye ko kora kuri Yesu, ujya kumukoraho ukibuka imyaka ishize ukumva ntibikunda. Uru rukuta urasabwa kurunyeganyeza uko byamera kose paka ugeze kuri Yesu. Urukuta rwa mbere ni urukuta rwitwa intege nke z'igihe kirekire umaze mu kigeragezo. Buri wese abitekereze, igihe amaze sinkizi, ariko uyu mugore yari amaze 12. Urumva yari yarababaye, intege nke yari azifite, umubiri wari amafaranga yari yarashize. Icyo ni igikuta kirimo kirabuza abantu gukora kuri Yesu, igikuta cyitwa intege nke z'igihe kirekire bamaze mu kigeragezo. Buri wese uri aha ngaha atekereze ku ntege nke afite, arwane n'uru rukuta rutuma adakora kuri Yesu. Mwiri teraniro uze kurusunika ukore kuri Yesu. Urukuta rwa kabiri ni urukuta rwitwa abantu babi. Abantu babi mu buzima bashobora kukubera inzitizi
yo kugera kuri Yesu, kuko Bibiliya yatubwiye ngo yarabyiganye, ngo hari abantu benshi. Kugira ngo ugere kuri Yesu hari urukuta rw'abantu ugomba gusenya. Abantu bakubwira ngo ntibishoboka. Dufite abantu tubana nabo bavuga ngo ntiwakiga, ntiwabyara, ntiwakubaka, ntiwakira. Urwo rukuta rukubuza kugera kuri Yesu rw'abantu urasabwa kurusenya. Haleluya, munyikirize. Haleluya. Uyu mugore yahuriye n'urukuta rw'abantu bamuzi arwaye, akavuga batari kwise na unuka, araza mu bantu ameza atya, ariko aravuga ngo byanga bikunda, mwavuga mutavuga, uwo nkeneye ni Yesu. Uru rukuta urasabwa kurwana narwo byanga bikunda. Abantu baguca intege, bakubwira ko ntacyo wageraho, bakubwira ko ntacyo wabona, uru rukuta rwana narwo byanga bikunda, urusenye ugere kuri Yesu. Dufite urukuta rw'abantu baca abandi intege. Wabwira abantu ngo ushaka gucuruza, ngo nta kigenda ntibyakunda, urwo rukuta rusenye, wacuruza byakunda. Nimuvuge ngo amen. Urwo ni urukuta rwa kabiri rubuza abantu gukora kuri Yesu. Urukuta rwa gatatu ni karande, imico, amategeko, amahame, ngo ku isabato ntawe ukira. Dufite abantu bafite karande, bumva ko iwabo nta wakiga, iwabo nta wabyara, iwabo nta washyingirwa, iwabo nta wakubaka. Urukuta rwitwa karande ni urukuta ugomba kurwana narwo ukarusenya ukagera kuri Yesu. Mwenda wari ukingirije ahera waratabutse, va mu mico, va muri karande, va mu mategeko akumvisha ko bidashoboka. Ukora uko ushoboye, ukore kuri Yesu. Urwo ni urukuta rwa gatatu rugora abantu, rutuma rimwe na rimwe gukora kuri Yesu bibagora. Urukuta rwa kane ni urukuta rwitwa ubukene. Ubukene buriya mu bintu bigoye, hari ibintu abantu batinya kuvuga, ariko mu bintu mugomba gusenga mukabwira Imana ni ukudukuriraho urukuta rw'ubukene. Ubukene ni ikintu kigoye, ni inzitizi zitiye abantu benshi. Urabwira umuntu gusenga, ndetse ubundi aho twasengeye twageze kuki, ariko usenye urukuta rwitwa ubukene. Ubwira Imana ngo Mana, ndumva nifuza nanjye gutunga ngakora kuri Yesu, ariko ntagamije ibindi, ahubwo ari ukugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Urwo ni urukuta rugoye abantu benshi mu gihe gisa n'iki. Urukuta rwa nyuma rwa gatanu ni urukuta rwitwa kutagira amakuru ahagije kuri Yesu. Ubujiji, kuba umukene ku makuru ya Yesu. Igihe cyose udafite amakuru ahagije kuri Yesu, hari nubwo umukoraho ntugire icyo umukuraho. Kubera iki? Uri umukene ku byo Yesu atunze. Ariko iyo wamaze kuba umukire utarinjije ku bya Yesu, uba uzi ko Yesu afite byose ukeneye. Hari abaririmbyi baririmbye baravuga ngo yafashe imigisha yose, ngo imigisha yo mu bumana iyibumbira muri Yesu iramuduha. Iyo umaze kumenya neza ukagira amakuru ahagije kuri Yesu, byanga bikunda, iyo ubyigana ujya kumukoraho, uba uzi ibyo uramukuraho uko bingana. Ni Yesu utanga byose ukeneye, ibyo wifuza byose. Numenya amakuru kuri Yesu, uzamenya ko Yesu atanga akazi, uzamenya ko Yesu atanga amazu, uzamenya ko Yesu atanga abana, uzamenya ko Yesu atanga byose. Ikigeretse kuri ibyo, uzamenya ko n'ubugingo buhoraho Yesu arabutunze, Yesu arabutanga. Iyo tubyigana tujya kumukoraho, tuba tuzi neza ko byanze bikunze ibyo twifuza byose biri kuri we. Turimo turaganira ku ijambo ryitwa gukora kuri Yesu ukaruhuka, gukora kuri Yesu ugakira. Niba uyu mugore yaramaze imyaka 12 ibintu byaramushizeho, umaze imyaka ingahe ku buryo uri kumva ikibazo cyawe Yesu atagisubiza? Umugabo dutaramiye, umugabo turi imbere, ni umugabo ukorwaho. Wamukoraho umutima wawe ukaruhuka, wamugeraho ibibazo byawe bigasubizwa. Waje mw'uyu mugoroba ubyigana, hari icyo umushakaho. Ndakwinginga rero, wowe uri aha ngaha mw'iri teraniro, wireba ubunini bw'ikibazo ufite. Reba Yesu aruta ibibazo umazemo iminsi. Umubwire ngo naje kugutaramira, ariko hari icyo ngukeneyeho, hari icyo ngusaba, hari icyo nkwifuzaho. Afite ibisubizo. Ibibazo umaze iminsi usengera, umugabo twaje imbere, urasabwa gukoraho gusa ibibazo byawe bigasubizwa. Hari abantu bagiye basubizwa
Yesu abakozeho. Ariko uyu mugore aravuze ngo ntago ndindira kunkoraho, ahubwo ngewe. Muranyumvise? Harasabwa guhindura uburyo. Hari abategereza ko abakoraho, ariko bitewe n'ikigeragezo umaranye iminsi, hindura uburyo. Uvuge ngo ngewe byanga bikunda, ndabyigana, ndagukoraho. Uyu mugore aravuga ngo ntago ndindira ko Yesu ankoraho, ahubwo ni ngewe uragira ute, ni ngewe uramukoraho. Nimuvuge ngo amen. Kandi Yesu ariho, arakora. Ndagira ngo ngutangarize ko Yesu ariho, aracyakora. Mugerageze mukure Yesu mu nyuguti, mumushyire mu bikorwa. Hari abantu bazi Yesu wo mu nyuguti, mukure mu nyuguti, umushyire mu bikorwa. Yesu arakora. Batubwiye umugabo wari ufite abana 4 ngo ari abanyeshuri. Umugabo igihe kimwe yicaza abana bavuye kwiga, arababwira ngo mwabana banjye, mfite umugabo w'inshuti yanjye witwa Yesu. Uwo mugabo ntajya ahemuka, uwo mugabo muzamukunde yambereye inshuti. Uwo mugabo ngo arangije arapfa, asiga abana 4. Abana 4 basize kwiga birananirana, abana bava mu ishuri. Igihe kimwe ngo bicaye bari mu rugo bari kuganira, baravuga ngo ariko papa atari yapfa ko yatubwiye ko afite umugabo w'inshuti ye witwa Yesu, nta buryo twamwandikira ibaruwa tukamubwira akaturihira ishuri ko data yapfuye tutarangije kwiga. Abana barangije bahamagara nyina bati mama, turashaka kwandikira Yesu, papa yatubwiye ko ari inshuti ye. Nyina aravuga ati none si ibaruwa yamugera hite? Ati abana bati none si ibaruwa yohereza bate? Bati mujya ku iposita mukayohereza. Ati turayandika nyine tuyijyane ku iposita, tubabwire badufashe kuyohereza Yesu. Yesu ariho, mumukure mu magambo mushyire mu bikorwa. Abana ngo barandika, bamaze kwandika bajyana ibaruwa ku iposita. Abakozi b'iposita bagiye kuyohereza, barabanza barayisoma, basanga yanditseho ngo ku nshuti ya papa yitwa Yesu. Tukwandikiye ibaruwa tukubwira ngo udufashe udushakire minerivare dusubire ku ishuri. Abakozi b'iposita bari gusoma ya baruwa baraseka. Ati twohereje amabaruwa menshi, ariko none hiratangaje. Ngo barimo baseka, haza umukire waruje kohereza ibaruwa, ahageze asanga abakozi b'iposita bari guseka. Aravuga ati ko museka mubaye iki? Ati twagiye twohereza amabaruwa menshi, ariko ibaruwa itugezeho nonaha iratangaje. Imeze iteze? Ati ni ibaruwa yandikiwe Yesu igomba kujya mu ijuru. Ni bande bayanditse? Ati n'abana b'imfubyi 4, ise yarapfuye apfa babwira ko afite inshuti yitwa Yesu, none babirukanye ku ishuri, babuze minerivare, bari bandikiye inshuti ya se rero ngo ibashakire minerivare. Uwo mugabo aravuga ati nose abo bana ahantu batamwamuhaze? Ati turahazi. Ati ni munjyaneyo. Wa mukiragezeyo aricara baganiza, ati byagenze bite? Ati papa yarapfuye, none twabuze minerivare. None si wari wamwanditse mwayandikiye nde? Ati ni inshuti ye yitwa Yesu. None se mwanditse mushaka iki? Ati ni minerivare twashakaga. Ati ubu rero uwo mugabo mwizeye witwa Yesu agiye gukorera muri ngewe. Amashuri yanyu mugende muyige, muyarangize uko mushaka. Birasabwa ko mugirira Yesu icyizere, ukaza ahangaha kumutaramira, uzi ko minerivare ayifite, uzi ko amazu ayafite, uzi ko abana abafite, uzi ko amafaranga ayafite, uzi ko Yesu ari igisubizo cy'ibibazo byawe ufite. Umugore arabyigana, aravuga ngo ninkora kuri Yesu ibibazo byanjye byose birasubizwa. Yari amaze imyaka 12. Imyaka umaze mu kigeragezo sinyizi, imyaka umaze mu burwayi sinyizi, imyaka umaze usabiriza sinyizi, ariko mu uyu mugoroba kwizi tariki hamanutse itangazo rivuga ngo nugukora kuri Yesu gusa. Uyu ni umugoroba usabwa kubyigana ugakora kuri Yesu. Ibyo umaze igihe usenyera, ibyo waburiye igisubizo, hari umugabo utitaye ku myaka bimaze, nugukoraho gusa. Urasabwa kubyigana ukamukoraho gusa. Uyu mugoroba rero hari ibikuta bimaze iminsi imbere yawe, igikuta cy'intege nke gituma umugera imbere ukabura ibyo umubwira. Ugihirike mu uyu mugoroba. Uru rukuta rw'intege nke ukora uko ushoboye, uruhirike mu uyu mugoroba, ubwire Yesu ngo nkeneye kukugeraho. Ndumva nkeneye kugera kuri Yesu, bisaba guhirika urukuta rw'intege nke. Arahari, ariko ufite intege nke umaranye igihe, urasabwa gusenyura urukuta. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Haleluya. Urukuta rwa kabiri navuze ko ari urukuta rwitwa abantu baduca intege, tubwira ko bidashoboka. Dufite abantu bamaze gucibwa n'abandi intege, abantu bakubwira ko bidakunda, ariko mu uyu mugoroba urasabwa gushaka inshuti zikwankuraje, zikubwira ko bishoboka, izikubwira ko bidashoboka. Urwo rukuta rusenye, ubivemo, ubwire Yesu ngo ndashaka kugukoraho. Nimuvuge ngo amen.
nimunyikirize ngo amen. Yakoreye uyu mugore. Mujye muva mu bintu by'amateka, hari ubwo mumva ngo ni umugore wo muri Bibiliya. Hoya, hari abantu Yesu yagiye akorera imirimo n'ibitangaza. Abo rero barahari babihamya, kandi no mu iri teraniro harimo benshi bazi ko Yesu akora uko yarari kera n'uyu munsi niko ari, kandi nikazahoraho iteka ryose. Yahamagaye rero, yavuze ngo mwese abarushye, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange. Arimo aringinga. Nta mukire musanze mwabona watangira itangazo ngo ahamagare ngo abarushye ngo nimuze, nta bisubizo yabona. Ariko umugabo witwa Yesu afite ibisubizo by'imfubyi, afite ibisubizo by'abapfakazi, afite ibisubizo by'abize, afite ibisubizo by'abatarize, afite ibisubizo by'abakodesha, afite ibisubizo by'abataha iwabo, afite ibisubizo by'ababyaye, afite ibisubizo by'abatarabyara. Yesu afite ibisubizo. Ukore nimuvuge ngo amen. Uyu mugoroba ni umugoroba tugiye gusenga isengesho ryo gukora kuri Yesu. Hamwe murabizi hari mwakoze biranga, mwakoreye abantu barabambura, ibisubizo bisigaye ku mugabo witwa Yesu. Urasabwa uyu mugoroba kuzamura kwizera, ugasenya urukuta rw'intege nke, ukavuga ngo ndagukoraho ntitaye ku myaka bimaze. Uyu ni umugoroba wawe usabwa gukora kuri Yesu. Waragerageje urukuta rukakuzibira, ariko mu uyu mugoroba ndakwinginze dufatikanye duhirike ibi bikuta bitubuza gukora kuri Yesu. Turi mu mpera z'umwaka, turimo turasoza umwaka wa 2023, tugiye kwinjira muri 2024. Urasabwa kwinjira muri ya mwaka warakoze kuri Yesu. Hari ubuhamya bushya ufite, hari ibyahindutse mu buzima bwawe, ubwira abantu gukora kwa Yesu bakumva ko hari icyo yakoze. Uyu mugoroba rero urasabwa kubyigana. Uyu mugoroba urasabwa guhirika igikuta icyo ari cyo cyose cyakubuza gukora kuri Yesu. Turafata umwanya wo gusenga Imana. Buri wese abitekereza. Imyaka umaze sinyizi, ibyo usengera simbizi, ariko ubwire Yesu ngo sobanukiwe neza ko uhamagaye abarushye kandi indushyi ziri mu byiciro byose. Buriya n'abakobwa bararushye, n'abasore bararushye, n'abagabo harimo abarushye, n'abagore harimo abarushye, n'abakecuru harimo abarushye, n'abasaza harimo abarushye. Ariko duhuye n'umugabo wahamagaye ibyiciro byose. Uyu mugabo ni umuhanga, yahamagaye ibyiciro byose atarobanuye. Indushyi z'abakobwa aravuze ngo nimuze, iz'abasore aravuze ngo nimuze, iz'abiza aravuze ngo nimuze. Ndabona turi online. Buriya no muri Amerika hari indushyi, no muri Canada hari indushyi, no mu baturanyi mu bihugu duturanye hari indushyi. Ariko habonetse umugabo uhamagaye isi yose, aravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndagira nte ndabaruhura. Uyu mugoroba rero ndagira umuze kunyemerera, ubwo twamuje imbere tuzamure kwizera, tumubwire ngo niwe twaje dushaka. Uyu mugoroba twaje kugukoraho. Tugiye gufata umwanya wo gusenga, tunyeganyeze ibi bikuta bituma tudakora kuri Yesu. Buri wese uri aha ngaha amenye igikuta araza kurwana nacyo, amenye igikuta ari buze kurwana nacyo ahirika. Niba ari icya karande ni wowe ubizi, niba ari icy'intege nke ni wowe ubizi, niba ari icy'ubukene ni wowe ubizi, niba ari icyo kutamenya ni wowe ubizi. Ariko mw'uyu mugoroba dufatikanye, dusenye, duhirike ibikuta bitubuza kugera kuri Yesu. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye gukora kuri Yesu mw'uyu mugoroba. Ikintu icyo ari cyo cyose cyakubuza kumukoraho, umubwire ngo Yesu wahamagaye, kandi amatwi yanjye yumvise neza ko mubarushye nanjye ndimo. Amatwi yanjye yabyumvise, numvise ko mubagomba kuwukoraho mw'uyu mugoroba, nanjye ndimo. Umuntu uri mw'iri teraniro akaba yumva afite impamvu zatuma akora kuri Yesu, ukaba wumva hari ikintu umaranye igihe wumva ari Yesu wenyine wagikemura, ukavuga ngo ngiye guhirika ibikuta ngo ukoreho. Bimaze iminsi, ariko igisubizo numva ari wowe ugifite. Urahaguruka dufatikanye, urahaguruka. Nuko numvise nababwira mw'uyu mugoroba, naje kubabwira ngo gukora kuri Yesu ugasubizwa, gukora kuri Yesu ugakira, gukora kuri Yesu ukaba muzima, gukora kuri Yesu ukakira ibisubizo byawe. Nyemerera rero ibi bikuta bikubuza kumukoraho
nk'uyu mugoroba ubitekereze. Urahagaze, niba ari intege nyumaranye igihe, niba ari imyaka myinshi umaze mu bigeragezo, ubwire Yesu ngo uru rukuta nshaka kurusenya, ngo ukoreho. Ubushomeri umazemo iminsi, gerageza unyeganyeze icyo gikuta ugihirike. Hari ubushomeri bushobora gutuma umuntu kwegera Yesu bimugora. Hari ubukene, hari krize ishobora gutuma ukora kuri Yesu ikugora. Icyo ni igikuta buri wese aba afite. Ariko uyu mugoroba hari umugabo uhamagaye, hari umugabo ukwinginze, aravuze ngo mwese abarushye, mwese abaremerewe, nimuze, 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 nimuze munsange ndabaruhura. Ariko nubwo ahamagaye, kumugeraho, kumukoraho, hari ibikuta, hari bariyeri, hari imisozi, hari ibibangamye. Gerageza ubyigane, gerageza usunike, gerageza usenye, gerageza uhirike, umubwire ngo ndumva nifuza kugukoraho. Tugiye gusenga Imana, tugiye kuyibwira ngo Mana, inzira niziboneke, inzira niziboneke. Iyi myaka ishize nta kazi mfite, iyi myaka ishize ntabona icyo iyi myaka ishize kwiga bigoranye, iyi myaka ishize abana babayeho nabi. Ndumva nkeneye kugukoraho ukagira icyo ukora mu uyu mugoroba. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo unyemerere uzamure ijwi ryawe, wasenga uhagaze, wasenga ugenda, wasenga upfukamye, ubwire Yesu ngo ndabyiganye, nkeneye kugukoraho, nkeneye kugendererwa, nkeneye kukumva, nkeneye kuhirika ibikuta bituma ntakugeraho. Zamura ijwi ryawe, tangira usenge, ubwire Yesu ngo bimaze imyaka iyi n'iyi, bimaze igihe iki n'iki, ntako ntagize byaranze, ariko mw'uyu mugoroba numvishe kugukoraho aricyo gisubizo sigaranye cyonyine. Nkeneye kugukoraho, nkeneye kugukoraho, nkeneye kugukoraho. Ndagira ngo dusenge. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe, senga Imana, yibwire ko ukeneye gukora kuri Yesu. Uyu mugore yaragowe, uyu mugore yararuhijwe, ariko nawe ntiworohewe. Tubonye igisubizo, turahamagawe. Uyu mugabo araduhamagaye, aravuze ngo mwese abarushye, mwese abaremerewe. Waba uruhijwe n'ubusore, waba uruhijwe n'ubukobwa, waba uruhijwe n'ubukode, waba uruhijwe n'amadene, waba uruhijwe n'uburwayi, ariko Yesu arahamagaye. Mana nziza, Mana y'imbaraga, Imana y'ubushobozi, uyu mugoroba turahirika ibikuta byatwitanze imbere bituma tutagera kuri Yesu, bituma tutamukoraho. Igikuta cy'intege nke, igikuta cy'uburwayi, igikuta cy'ubukene, igikuta cy'amagambo, igikuta cya kutamenya, turasunika, turahirika, turasenya mu izina rya Yesu. Yemerera mw'iri teraniro uyu munsi wo kuwa kabiri ni umunsi waduhaye kugira ngo tujye tuza kugukoraho. Reka abaririmbyi bagukoreho, reka abasaza bagukoreho, reka abakecuru bagukoreho, reka buri wese mw'iri teraniro. Uku kwezi kwa 11 kuba ukwezi kudasanzwe. Gukora kuri Yesu bizana amahoro, gukora kuri Yesu bikiza indwara, gukora kuri Yesu byishyura amadene, gukora kuri Yesu bitanga gusinzira, gukora kuri Yesu bitanga amahoro, gukora kuri Yesu bihindura ubuzima, gukora kuri Yesu imibiri yacu igahinduka. Kora kuri Yesu, bwira Yesu gukeneye kumukoraho. Mpamvu yari yose yatuma utamukoraho ikurweho mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, yemerera muri aya masaha turi mu iri teraniro ryo kuwa kabiri, amaso yacu akubone, amatwi yacu akumve, amaboko yacu agukoreho. Buri wese mu rwe ruhande amenye kuri Imana yumva, buri wese mu rwe ruhande amenye kuri Imana ikora. Niyo mpamvu mu iri teraniro tukwinginze kugira ngo Imana yacu ugire uko utugenza. Buri wese uri aha ngaha gusenga kwe kukugereho, buri wese uri aha ngaha kwinginga kwe kukugereho, buri wese uri aha ngaha yumve kuri Imana isoza icyo yavuze. Ngaho bana natwe tugirire neza, turengere
twiteho, tuganirize, amatwi yacu abashe kukumva, ibiganza byacu bibashe kugukoraho mu izina rya Yesu. Buri wese ntataha uko yaje, buri wese ataha kumvishe, buri wese ataha asubijwe, buri wese ataha gukozeho. Bana natwe uturengere, tukugireho umugisha, kandi buri wese umuremera amashimwe azahagarare avuga ngo nahuye n'umugabo, mukozeho numva ndahindu, nukozeho numva isoko irakamye, mukozeho numva ibyishimo birabonetse, mukozeho numva hari ikintu kibaye. Turengere, utugire neza, amahoro yawe aganze, icyubahiro cyawe kibe. Kwakira umushumba akomeza dusengera, atuyobora mu uyu mwanya, atubwirire Kristo ngo niwe dukoraho ubuzima bugahinduka. Komera Imana amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Twongere Imana amashyi. Hallelujah. Mwike hasi gatoya mbabwire ijambo rimwe.